biturutse kuri ya mpano n'abandi bakazamukiramo. Ubwo rero Ngarambe comedian nza kugura ya telefone nababwiye Imagine, ndangije Ngarambe ndamuhamagara kuri profile ya TikTok, nimero ziriho, ndamuhamagara Ngarambe abanci 30 byo gufungura TikTok. Abantu rero batabizi bazi ngo kuba bambona narakize. Anci 30 aramya ngo monotize ngo nkwaye ngo VOA ngo yo muri Amerika ni location 15 mba ndayamuhaye. Ubwo 45 ubwo abaye 60. Ngarambe aragenda yamfatiraho muguriraho ngenda mugurira uturindazi, ngenda mugurira utuntu. Ngarambe bana yanjye bana we yarampemukiye, umve ko nagurishije n'agatungo nari mfite nshaka kuyango ngere kuri wa muhigo nari mfite. Ukomeza mu kangahe? Bari nakomeje mu gatatu kuko bari banzeho akantu ko mfite imitekerereze izamutse nka manajya, urumva ntago wajera udafite imitekerereze. Isomera makuru ubwo natangiye. Mwiriwe neza bakunzi ba Munyaga TV. Ubu sinanye nuba ngo Munyaga TV nubundi twebwe hano urumva ntacyo nagiraga ngo bahite bibuka ka kantu njya nshyiramo ngo bakunzi ba Munyaga TV. Dufasha ngo bakunzi ba Doto TV show ndabasuhuze nkuko bisanzwe. Ni Claude number 1 nababwiye ngo ni ngewe number 1 gasirikare kamanda, uramuzi ipeti n'igihe ipeti nawe wiha n'abantu baguha. Ngewe umuvandimwe arambwiye ngo uri gasirikare, arambatiriza ku cyuzi cya Muhazi, niho nabatirijwe. Bangwita mu mazi magari baravuga ngo wowe zamukayo inuka uri Claude. Nabwiye ngo ni Claude number 1, ni Claude wa Ngoga Gahondogo wa Gatwa. Izindi tuzazongeraho ubutaha. Wowe urinde, ese wowe uriyizi? Subiremo, ni Claude number 1, Claude wa Ngoga Gahondogo wa Gatwa. Uri mubabwire mbaza ngo ibikurikiyeho ni ibihe, ndagusubiza. Twabazaniye umuvandimwe hano, inshuti y'Imana, umunyamakuru, umukomediye, utuntu twinshi. Namwe muramubona kandi muramuzi, avuga amakuru neza, akora komedi neza, arasetsa muri makeya. Turakwakiriye. Murakoze cyane bakunzi ba All TV show. Wa muvandimwe Munyaga TV Eric Shimwe, umunyamakuru rwose wabyihebeye, wakuza arizo nzozi, ariko urugendo murabizi ruba rurerure, ruba urugendo nyine turakora cyane. Baragira uti ni inzozi. Oya, hari igihe uba ufite inzozi ariko bigakenera ko ugomba gukora cyane. Ntabwo babyoroshye. Rero bakunzi ba All TV show, ni Munyaga TV, umunyamakuru ariko utarabigera professionnel cyane, kubera yuko nyine urugendo murabyumva ruracyari rurerure. Ndasetsa, ndaza kubakubitiraho akantu rwose, muraseka murishima. Ubaka kanya ahubwo wijye kure nagira ngo abariho duhera. Neneho ngewe rero nsetsa nagwe ngo nitwa nde, nitwa gasirikare. Bura kugira ngo buni ngiye abantu banzi neza, bazgo hari igihe umuntu mbona ngo warababaye. Nta muntu kwisi utarababaye, buri wese nyine barababaye ku rwego bwe. Nta muntu utagiye ikibazo kugira umuntu azansetse muri ikintu kinsetsa. Shaka guseka wakoze n'ubungu bushatse wayiseka. Wakoze akazi. Nkubitamo akantu. Ndabakubitiraho story ariko muraza kwishima. Ngewe ubundi kera tukiga numvaga nzaba umuntu nyine ukaze cyane, nkumva nzaba umukire, ariko rimwe naje gutungurwa
ngiye ku ishuri nza kwiyenza umukobwa mukora ku mabuno bimwe ubona ufite umuhungu w'inshuti yawe noneho warangiza ukavuga ati uriya muhungu ubwo turi inshuti uriya mukobwa nimukora kuri nyashi niko disigaye tubivuga nimukora kuri nyashi ntago arankubita uwo munsi umukobwa yarankubise arankubita uwo muhungu yarambwiye ati ziriya nyashi zitandukanye n'ubushuti bwawe uwo munsi nakubiswe n'umukobwa mita ibintu mbese ndabaza ikibazo ndumva icyo gihe ari nabwo nakubiswe ndabati ibi bintu sinzabyibagirwa umukobwa aragukubise koko yarankubise na mwarimu witwa Jado yaraje ankubita izindi nkone 5 n'iki yarankubita yarakugaye aranzengereza yaravuga ati rwose ndabona uranetereje yaranzengereje cyane ariko nanjye kuva icyo gihe yo mbonye umukobwa atambutse ndavuga ati have siga nyashi ziravuna mw'abantu rero ndumva ibintu bitoroshye ngira ngo ahari bakunzi ba Dotoro TV show nko bisanzwe murabyumva hari ni umwana nyashi zazi mukozeho ariko zizakuraho benshi nari mpfuye zizakuraho benshi ikiganiro giherutse nabagejejeho umuhungu yazize nyashi nawe yabaye n'umukobwa wa Kayihonza nawe umudamu yazize nyashi yazanye nyashi arabizira urumva nyashi naramabwiye bwashaka ngo yaciye ibintu yes nagira ngo mbere yuko tuza kugera ku mpano yawe ufite y'ubunyamakuru utu tuntu twose watubwiye na comedy yego najya duhere ku buzima bwawe wowe Eric wadwe ngo witwa Eric ishimwe Eric cyangwa se manager Kacanga two n'utuzina tuba turi karitsiye aho hafi kugira Kacanga nibwo bigorohe neza ugeze nk'iwacu ukavuga ati kwa Kacanga ni yego bahita kwa wa musore manager yego ayo mazina yose niyo ngeze ku murenge bakavuga manager usanga abakozi bavuga ngo boss yaje bihita byumve barabizi nagira rero duhita tujyane naho ku buzima bwawe bwimbitse uko watangiye ubu ni imbere na mbere wavukiye hehe we Kacanga wavukiye hehe wakuze gute mbere ko usa muri ibyo bintu murakoze ngewe navukiye mu karere ka Gakenke hariya imusasa aho ngaho nto navukiye ku gasozi ka Nyamasuka mfite imyaka 5 mu rugo byaje kuba ngombwa ko twimukira mu Mutara mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rwimbogo hariya narahabaye haranahagiriye n'ibigwi byinshi cyane kuko iryo zina manager niho ryaturutse nza no kugira umugisha w'uko haje gusura abadepite na ba meya w'intara buriya meya w'intara ibiganza bye yarabindamukije aravuga ati wa mwana we kora hano noza Gatabazi n'abadepite undi yari meya w'intara y'Iburasirazuba niko bavuga guverineri haje n'abajenerali icyo gihe arinde ntago ndi kubasha kumwibuka neza urumva hashize igihe hashize nk'imyaka 4 oya ntago ari we uyu wari afande meya w'intara guverineri w'intara y'Iburasirazuba si wese uvuyeho mu myaka ishize ntago ndaza kubyibuka neza uyoberaga umujyi wa Kigali nuza bita nuza uyu uriho ubu ngubu nuza ubuse Prudence hari Rubingisa yego ntago ari we nyine yasimbuye uwo yasimbuye Gatabazira ni Gatabazi yasimbuye ntago biri kunzamo neza gusa twari turi mu muganda wo gutaha ibiraro by'amatungo babwira abantu ngo nta munyarwanda wemerewe kurarana neza ariko abakunzi bacu baraza gusubiza inyuma bagire icyo gihe bari barimo abantu nta munyarwanda wemerewe kurarana n'ihene kandi koko uwo muco mu Mutara hari mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rwimbogo ahantu ku ivuriro niho hagiye igikoni cy'amatungo nta muntu kirarana n'ihene uwo muganda narawukoze umudepite aransuhuza agoze ndimo mvuga ati babyeyi mudushakira ukuntu mwadukora ubuvugizi tubona amafaranga y'urubyiruko ya VUP ayo mafaranga rero ntayo nabonye ariko nuko nta mushinga nawe mfite umeze neza nza kuvayo rero nza hano mu karere kacu ka Rwamagana akarere keza cyane burageze hari mu mujyi uratembera bati rwose bimeze neza cyane hariya rwose no muri gare burangira mpagera hari igihe nigeze kuharira n'utuntu nyine muri gare hariya mbese natembera urumva nageze i Kigali mu mujyi hano rwose hose mba narahatembereye ubwo rero nza kuba navuga ati mfite
mfite impano ku ishuri buriya nasetsaga abantu abakobwa abahungu gutereta nibyo byari byarananiye ariko gusetsa abantu byo narabishoboraga nibwo naje gufata telefone ngura iriya Imagine ya 20 negera umuvandimwe Ngarambe muramuzi Ngarambe comedian ukina ari umusaza uriya muhungu rero yankoreye ibitangaza mwabantu mwe yidumbaguza ngiye kwiyahura uriya muvandimwe yankoreye ibitangaza icyo bita depression yaramfashe ariko tutaragera aho ngaho kuri Ngarambe nagira ngo tubwire ririya zina rya manager na ririya zina rya baduye ko bagita irindi Kacanga kugira ngo witwe manager niho wari ugiye kutugerera no kugira ngo witwe Kacanga byaturutse ubundi kugira ngo ayo mazina bayaguhe baguhaye ni nk'amapeti ngewe ipeti rya mbere rero rya manager byatangiye nkiri mu Mutara mfite imyaka 8 cyangwa 9 papa wanjye n'umubaji papa wanjye yabarije sako iri ahantu bita Gwikiniro abakorera ibikoresho bimwe byiza by'akatarabaho abantu banaganayo burabara guciye mu ijambo nagira ngo abantu babwikinira aho ngaho iwanyu tubasuhuze ku mashuri kuri sako kusoko urumva ko saza uyu muhungu umubyeyi we yarababarije yakoze akantu keza cyane uyu ni umuhungu wanyu turi kumwe rero reba kino kiganiro ugikurikirane kandi neza wumve umuhungu wanyu yarakuze ubu amazina mwamuhaye manager yabaye manager aracyatreninga ubwo rero papa maze gukora ibikoresho manager waho wari uriho ndakeka nsurizeho n'umugabo bita Boneri nawe ubwo icyo gihe baje gusura ibikoresho rero papa yakoreraga mu rugo baza kuba najya kubafasha kumubona bantwara kuri moto ndavimvira rimwe baragaruka banshyira muri Vigo nanjye urumva nuduhigo mba naragiye nca nko kwicara mu modoka y'abanyamafaranga urumva ndenda kuzabumukira ahubwo abakunzi bacu batureba bagomba gushyigikira cyane kugira ngo manager ritazazira ibi biganiro babirebe cyane babirebe subscribe mbese share na comment hose ahantu hose hashoboka iki kiganiro ugomba kugishyiraho kugira ngo abantu bose babone ko manager wa mwana gose wasabaga ibiryo yageze kuri kamera arimo avuga ibyiza Imana yangejejeho ubwo rero manager naje kurikura kuri uwo mugabo wari boss waho wazaga kuntwara mu modoka abaturanyi barareba baravuga atari kuyu mwana nawe ni manager gose kwicarana na manager ni ibintu bitarabo ni nanjye ufite ako gahigo muri iki gihugu nawe n'umuntu urabikora ubwo rero twihuse nza kuza igwamagana hari abantu bajya babatinga mvuga nabi ariko gwamagana nyine ubwo niko mbivuga nyine akantu bakoze iranimbo bakoze ivuga ngo Rwanda yacu Rwanda warayumvishe nsubiriramo bayikoze bayikoreye gwamagana nagwa kabonye oya nako nimba ari akamariza nimba ari ya Cecile Kayirebwa numva ari mu minsi ya mbere bayikoreye akarere ka Rwamagana ubona ko umujyi nyiri ubusa neza kabisa Rwamagana dusuze na meya w'akarere ka Rwamagana gose umujyi wacu akarere kacu akora akazi keza cyane akora akazi neza cyane n'umusaza ahubwo buriya mfite n'inzozi zo kuzahura nawe basingira inama nanjye yangira umuntu ukomeye cyane ahubwo tumusaba ubuvugizi ukuntu Rwamagana yacu imeze imihanda ukuntu imeze ukuntu yubakitse isa neza natwe turi bwose umwaka utaha Tour Rwanda zabisabe izazenguruke Rwamagana yacu yose kabisa rero ngiye bura hari n'igihe nyangira nk'inzozi nkava mpuye na meya namusaba ko yaza dushyiraho ikintu nk'abatuye Rwamagana tukikusanya natwe Rwamagana kikabamo radio ku buryo nk'umusore ufite talent agomba kujya yagabati iyi radio ni yacu radio biri muri Ngoma hari ishami irahari hano Rwamagana ntacyo turaje dusimbukiye ahubwo badufasha ubwo rero ngeze inaha nsanga papa yaje gufata izina cya Kacanga urumva ko papa wanjye yageze na papa bamwita Kacanga bamwita Kacanga ariko najyo papa yambwiye ko yaje guturuka ku mirimo myiza akora akazi kose aragafata kakagira vuba vuba kagakacanga ubwo rero n'abantu batureba subscribe bayikacanga bahite bayishyiraho kugira ngo ibintu papa wawe bamwise Kacanga kubera gukora akazi kose yaba igifundi yaba ubuhinzi yaba iki byose ahita akacanga urabona ni nk'ukuntu uba uri nko kurya nk'akaboga ukavuga ati iri tama niri ugahita uhurizamo
ibijumba n'ubugari byose ushyiramo ugakacanga nyine nturobanure kugira ngo utazabura za proteine zose zihuriramo hose. Ariko abakunzi bacu babyumva mutumva yuko yagiswe kubera gukora akazi kose nta bujura burimo, ntabwo nta bintu by'ubwo birimo, ariko akazi kose ububaji yabukora, ubuhinzi yabukora, ubworozi, ubufundi, ibintu byose arakora bimuha amafaranga. Aricyo dushishikariza n'abandi n'urubyiruko bagenzi bacu gukura amaboko mu mifuka. Urakoze cyane. Nagira ngo noneho ngira ngahari tugene no kuri Ngarambe, tugere kuri Ngarambe. Yego, Ngarambe waratwitse, utwikira kwa Ngarambe 500. Ngarambe 250 TV ura muhungu naje kubona rero, naje inaha nataka nanjye akazi mbona ntago biri kurya neza. Ndavuga ati ariko hari igihe njya nsetsa abantu, nkasetsa mama, nkasetsa, hari n'igihe njya nsetsa uduhinja nkaza nkagakirigita ngo girigiri kagaseka. Noneho ndangije ndavuga ati ariko iriya mpano ndaje nyizamure. Buriya nuko mbona nyine abakunzi bacu baba batari kudushyigikira cyane. Buriya nari mfite n'umuhigo ko njye umunsi nafatishije nkagira akantu mbona nzashyira itafari ku bandi. Urabona nko mu murenge wacu haba harimo ikibazo cy'abantu batafite ubwiherero. Navuze ko ngewe byibuze buri kwezi najya nubakira abantu ubwiherero, biturutse kuri ya mpano n'abandi bakazamukiramo. Ubwo rero Ngarambe comedian nza kugura telefone nababwiye Imagine. Ndangije Ngarambe ndamuhamagara kuri profile ya TikTok, nimero ziriho. Ndamuhamagara Ngarambe abanciye 30 byo gufungura TikTok. Abantu rero batabizi bazi ngo kuba bambona narakize. Anciye 30 aramya ngo monotize ngo nkwaye ngo VOA ngo yo muri Amerika, ni location ngo yo muri Amerika, ngo bugose ngamafaranga ugiye kugihembwa, ngo nukora neza ntuzajya uburi 100 ku kwezi. Naye numva izo nyungu ndavuga ati bya zanzozi nari mfite ndazibonye. Ubwo rero Ngarambe nibwo amfunguriye, arangije ndakora aramya ngo video 5 zifite 1000 views ngo uzatangira kuba monotize uhembwe. Wamuha bya 30 byo kwifungura, muhaniranga munankiriramo, aramya ati byariye. Nuko ndangije ndakora ibyo bigeze kuri TikTok yanyu. Ibyo bigeze noneho arambwira ati ira telefone yawe ifata amashusho mabi, nicyo kiri gutuma utazamuka ngo ufatishe. Arangije arambwira ati rero wa muhungu we ugiye ku 15 nge nkufatishiriza telefone yanjye tubishyire kuri TikTok yanyu. Avuga ngo umuha 10 asanga 30 aba 45. Yego. Ndangije ubwo nanjye ndavuga ati wa muhungu akacanga manager general, nako kantu ka general nakababwiye nako kaba kandiho general manager. Ubwo birangije Ngarambe ndangije ndavuga ati uyu muhungu arimo aramfasha, ndishima nyine kuko namaje kugira abantu abafollowers 3000. Arangije arambwira ati wa muhungu we rero TikTok hari ibintu bahinduyemo, kugira ngo ube monotize, kugira ngo uhembwe, ubone konte muri banke urantumbi 20. No akubwira ko ya location muri Amerika yahindutse ngo impa 20 mbigire mu Bufaransa. Twumvikana 15 mba ndayamuhaye. Ubwo 45 ubwo abaye 60. Ngarambe aragenda yamfatiraho muguriraho, ngenda mugurira uturindazi, ngenda mugurira utuntu. Ngarambe bana yanjye nawe yarampemukiye, umve ko nagurishije n'agatungo nari mfite nshaka kugira ngo ngere kuri wa muhigo nari mfite wo kuzamuka nkazazamura nanjye impano zo muri Munyaga hano wacu. Nuko Ngarambe mbese muri make nawe yarankacanze, aransyonyagura. Ariko kubera Imana murabona ko nagarutse mu maboko mashya, ndashyigikiwe. Umubyeyi amfashe mu kwaha aransimbiza ngo umwana wanjye ku rugejuru nageze kuri .tv show. Nose nagira ngo tutarasozaho ako tunabwira abavandimwe urubyiruko rugenzi wacu ngo bino bintu bya YouTube bya internet bari ukubyitondera. Iyo umuntu agiye kugufasha hari ibintu akubwira nawe ubwawe kumva ko ari ikintu gifatika. Umuntu ukubwira ngo kuguha location ngo muri Amerika, ngeje location muri Amerika yahindutse, tuzi neza yuko bavuze ko na bino bintu byo gutanga ama views yuko mu Rwanda izi nyarwanda zidakora,
ariko bavuga ko ni ibintu bizwi nyine niba ngo ari ikintu cyahindutse leta ihita igishyira ku mucyo gitangaza guhindura ama location nk'ubu ugiye guhindura internet baravuga ngo irakora mbaho urugero rwa hafi bagiye gukuraho aya simukadi yakoresha 4G barabitangaza bakavuga ngo uzajya kuri MTN baguhindurire simukadi yawe baguhindurire ku buntu MTN ikabitangaza ikabyamamaza ikabivuga utajyayo ni uburenganzira bwiwe bango nubura nka bango wabuza amarezo ni wowe wagize ute wateje ikibazo kuko ntabwo wabashije gukurikiza amabwiriza ariko bango leta igiye gukuraho ngo location yo muri Amerika tuzi neza ko bavuga ngo hari igibize gukuraho igifaransa yego buri wese yarabizi byari bizwi ko kitagikoreshwa cyane bagiha amasaha make cyane abaze nabwo bitewe n'ikigo hari n'ikigo kitakigishaga iyo umuntu avuga ngo location ivuyeho rubyiruko rugenzi bwacu ujye ubanza nawe ushishoze ukurikirane wumve ko nibabyumve none se ubu nagira ngo dukomeze nuza iyo umubajije ubu iyo umuvugishije ujye umuvugisha ngo wumve wenda nimba wasanga ahubwo berana kubuze oya Ngarambe mushuti wanjye warandi ariko ntago nabyibagirwa iyo umubajije ubu akubwira ngo cyo yego iyo umubajije akubwira ngo naramuhamagara nawe yase Regis yitwa Regis yego namuyetse Regis kuzi inzira twanyuranyemo uzi ukuntu wandubitse mu mazi uzi ukuntu wambatije uzi ukuntu twaririmba nyirandirimo ngo ninde wazi imbere wa mana we urabizi aho katuririmbireho karavuga ati ngo ninde waje imbere yawe wa mana we hagata hatakubonye wa mana we harimo igisirimba nkunda nuko hano hantu nshobora kwiterera nkavunika ariko iyo ndirimbo reka tugire naza kugira ino nkaba ndayijugunya ariko wagezeyo nari nyikubwira iyo muhamagaye yego njyewe yarambwiye ati manager Kacanga Munyaga TV ntago nafata video yanjye turi kumwe ngo nyishyire kuri karaga TikTok kawe Kamunyaga TV kandi njye urwego ndiho rw'aba followers 4,000 ntago turi kiri ku rwego rumwe njye niko yambwira ati ntago nakongera gukorana nawe cyo kora ikintu yarambwiye ngo shaka 20,000 shaka 15,000 nayo kunyamamariza nkagera ku rwego rwe yari yanyemereye ko ngo azangeza ku 15 yo kugira ngo akwamamarize TikTok yawe 20 yo kugira ngo tube twakorana video zo kuri YouTube abe 35 nanone abe 35 asanga 65 ubwo si ryajana abantu batureba iryo jana inkirimo nyuma y'imyaka 2 ntiba irimo nayo iratanga umusaruro ubwo rero nararebye ndavuga nti nk'umujene ushaka iterambere ntago nakomeza uyu murongo wo guhora ntakaza ari ahubwo reka nyoboke inzira yo kuba nagaragaza impano yanjye ku bundi buryo nk'uko akarere kacu kavuga ati bura akarere kacu ikintu none nashimira ubuyobozi bwacu umuntu ugaragaje icyo ashoboye ntago ajya atererana n'abandi batureba babivuge umuntu uvuze ati ngewe nshoboye guhinga bahita bakubwira ati kuri tubura uragenda ufata imbuto uhinge witeze imbere umuntu ushoboye gukina imikino mwarayibonye ejo mu murenge wacu amakipe yarasekuranye arakacangana itwaye igikombe buriya hari akantu bayibikiye ukuntu 100 murabona hari abantu nk'ubu umuyobozi w'urubyiruko ari kwandika abantu bafite impano y'ubuhanzi urabona ko nyine umurenge wacu cyangwa se akarere kacu umuntu akomeye ahora aza kureba abaturage ba Munyaga se babayeho bati akavuga ati rero umuturage ufite ikibazo cyananiranye haguruka umbaze si bikemuka birakemuka rero nkavuga ati iterambere rya Munyaga ryo turaribona turagenda tuzamuka urabona ko ubuyobozi bukora neza mu by'ukuri bukomereza aho ngaho dukeneye urubyiruko ko tuzamuka natwe duteze Munyaga yacu imbere ariko nagira ngo na Ngarambe kino kintu umuntu azadusobanurira nakabaye muhamagara tuzamuvugisha nimero ye ni kompozi bamuvugishe namwe mwihorere twe tuzamuvugisha tumubaze ngo uyu Eric ikintu avuga kimeze gute nimba ari cyo kutamufashije koko kandi yarishyuye service yishyuriye nayibone yego nagira ngo ariko hari akantu bagiye kubaza gatoya
baza ndagusubiza. wavuze uti mfite inzozi z'itangazamakuru, Ego nicyo cyo nyisangamo cyane, mfite impano y'itangazamakuru. impano rero y'itangazamakuru, tuzi neza itangazamakuru icyo risaba. Ese waba warabashije kwiga cyangwa uteganya kwiga iby'itangazamakuru, ubigezehe? ego ndabasubiza cyane. Nimba ari tubwire amashuri wize, nimba uteganya no kongera utubwire aho wumva nyine uzahera, aho wagarukiye, nimba wazajya kaminuza, nimba nyine uko utubwire amashuri wize muri makeya, kuko itangazamakuru hari ibintu barisaba, kondisiyo risaba amashuri kuba ufite, ego n'ishami uba warize. ndabasubiza muri ubu buryo. N'umuntu tureba ambabarire ibi bintu abifate mu mutwe, n'umubyeyi ufite umwana abifate mu mutwe, amenye ko ari ubuhamya njyewe muhaye. Njyewe narize 2019 nigaga mu 6 primaire. Nari umuhanga, abantu babizi 2016 nari umuhanga njyewe, ntago ni kuva ntangiye primaire mu wa mbere sinigeze ndenga umwanya wa mbere. Ubwo rero naje kwiga ngeze mu 6 nza kubura ibikoresho 2019. Mbuze ibikoresho mu rugo twari turi hasi cyane, buryo n'umupira nambaye njyewe najyanaga uniform yacitsemo hano mu bitugu, ku mabuno naho haracitse bimwe twitaga amadirishya, ibimonyo twitaga ngo ni ikimonyo. Nuko ndangije ndiga ndahanyanyaza ababyeyi banjye, nabo ntago nabarenganya kuko barandeze ngeraho nari ngeze, tuza kubura ubushobozi bwo kugura ibikoresho. Mbonye byanze ishuri ndarihagarika. 2020 hajemo covid. 2020 naguciye mu ijambo uvuze gutyo, nari nkiko watubwiye ko uragaruka, watubwiye ko papa wawe bamwitaga Kacanga kubera gukora imirimo yose cyane. Ese ko yakoraga imirimo yose, ari umubaji, yarabazaga agira gute, kuki waburaga ibikoresho by'ishuri? Aho ndagusubiza. Ari nabyo bintu muri no minsi ubuyobozi burimo bushishikariza abantu no ku maradiyo, gahunda ya Tunyweresi. Yari umunywi, yarakoraga akabona amafaranga. Papa n'umubyeyi wanjye ndamukunda cyane, ariko gahunda ya Tunyweresi yayitagawe, ibyo ntibindeba. Urumva gahunda ya Tunyweresi nta yari ihari. Ku buryo we yarambwiraga ati wa mwana we ndi umubaji, ujye uza nkwigishe umwuga, amashuri yareke uze kubaza. Ubwo ngo nawe umurimo wa Tunyweresi cyo kora gahunda yo kuryayo. Nari mfite ibiro hafi 40 ndi mu myaka 10 n'ingahe, ariko ikintu cyitwa ku ishuri wapi, ababyeyi batureba, wa mubyeyi we niba utureba, zirikana ko umwana kumva kujya ku ishuri kandi kugiye. Ubu ni ubuhamya. Ubwo ngewe n'abandi babyeyi barwikurikiranye babyumve, bumve yuko kwiga uyu arimo arabaha ubuhamya, inzozi afite, ariko nabwira ngo uzazigeraho. Ntabwo urugero ba Jihad ntabwo babashije kwiga, ubu n'abanyamakuru amuzi ku isibo cyane, ndamuzi Jihad umwe ubwanwa bwinshi, ntabwo babashije kwiga kandi ni umunyamakuru umeze neza. Naguha urugero rwa uyu ukina muri Seburikoko nuza, uyu munini nuza Ndimbati, ntabwo babashije kwiga, ariko ni umunyamakuru mwiza ku YouTube, umeze neza kandi nkora zikora neza. Ibintu byose iyo ubikora neza kandi kinyamwuga biba sawa, hari ubwo bicamo. Yego, ariko waduhaga ubuhamya butabashije kwiga, utanga ubuhamya ku babyeyi. Ndacyakomeza kubuhamya, munyanganire manze ngire neza niseganye, byango mbabwira ubuhamya ntategwa. Ubwo ndangije kuba 2020 hajemo covid. 2021 covid yaje mu kwa 9. Nongo umuntu wa mbere mu Rwanda tujya kuba mu kwa 10 umuhinde waraye mu Rwanda bwa mbere na mbere, yari umuhinde wagaragaye kuri covid. Yego, ubwo urabizi ko amashuri yasahagarara. Yego, nanjye ubwo icyo gihe nararetse ishuri, maje kuba umusaza mu rugo. 2021 wari umenyereye nyine mu rugo, nasubiye ku ishuri nyuma y'umwaka. Abanyeshuri ukomeza mu kangahe? Bari nakomeje mu 6 kuko bari banzeho akantu ko bamfite imitekerereze izamutse nka manajya, urumva ntago wajera udafite imitekerereze. Baje kunsubiza mu wa 6, ndiga igihembwe cya mbere mu wa 10, cya kabiri mu wa mbere, cya gatatu
mu wa kane kubera za sitori nyine zo kwirirwa dukatakata, njya gukora icya leta hacika akagozi gato ngira amanota 20, ndumva icyo gihe twafataga kuri 18. Mu rugo rero cya kibazo cy'ibikoresho kirongera kibera ikibazo, ishuri mba ndarikwame. Nari mu gatandatu. Yego. 2022 nsubira ku ishuri. Mu gatandatu nanone. Mu gatandatu. Ndongera nkora icya leta ndagishwanyaguza, cyokora nagize 22. Urumva kubera no kwiheba nasubiraga inyuma. Reka rero tujye ku mpano yawe. Ngira ngo ahari watubwiye ubuzima bwawe wanyuzemo uko byakugendekeye, uko Ngarambe byagenze, ariko Ngarambe tuzamuvugisha kuko umuntu ukomeye mu gihugu, nimba yarabashije kujya amafaranga yawe tuzamuvugisha kandi atubwira impamvu ari amafaranga y'umwana ukizamuka ugifite imana izamuka namufashe niyi. Ngira ngo abakunzi bacu ahari baradukurikiye ari benshi, tuzi ko ari benshi cyane. Hano tugeze mu rwego ko turakora ikiganiro kikarebwa n'abantu bagera mu gihumbi, kandi baza ko abo bantu bose n'undi wese yagufasha akagira. Ariko reka tujye ku mpano yawe. Yego, impano yanjye rero y'ubunyamakuru naje kwisanga. Uwisanze ubikora gute? Wabitangiye kubikora ryari? Twanzika nereho. Twanzika impano yanjye yatangiye mu mwaka wa 2023 nkigera inaha muri Rwamagana. Ngenda mbigaragaza gake mu midugudu, umuntu akangira inama ati rero wowe shaka ukuntu wabona telefone, nakubwira ukuntu nashatse Ngarambe ndayibishaka, ntangira twidumbaguzanya. Erega nyibona ikiganiro nakibonye, niyo ntabwo nshaka ko turi butinde kuko abantu benshi nagira ngo tugereho neneho ku makuru meza waba warakoze ukabona yuko atanze umusaruro. Yego, ayo makuru wanavuze niba navuga ngo uraza kuturebera amakuru agezweho nk'ejo habaye umuganda rusange mu gihugu, uhita udukoreraho amakuru akantu gatoya kugira ngo nakanyoroshya avuga kunyoroshya twihute. Ubwo rero impano yanjye ukuntu yaje kuba yisanga aho ngaho nubwo rugendo rwose nababwiye. Yego. Ubwo rero kugira ngo bahite bananyibuka bavuga ati uyu ni wa muvandimwe wahara hepfo, reka mbabwire ejo habaye umuganda turawitabira, ubuyobozi bw'umurenge buraza, ubwo reka mfatira kugira ngo ugiye kwita udukira mu makuru niho tugeze. Yego, dusomera amakuru banabyumve neza cyane. Dusomera amakuru. ubwo natangiye. Mwiriwe neza bakunzi ba Munyaga TV. Ubu sinanye nuba ngo Munyaga TV n'ubundi twebwe hano urumva ntacyo nagiraga ngo bahite bibuka ka kantu njya nshyiramo ngo bakunzi ba Munyaga TV. Dufasha bavuga ngo bakunzi ba Munyaga TV ndetse n'aba Dr TV Show. Ahubwo bo intego yacu ni ukubagezaho ibyiza. Yes. Mwiriwe neza bakunzi ba Munyaga TV, uyu numwanya w'amakuru y'incamake mu Kinyarwanda. Nge mubona kuri mikoro nitwa Eric Ishimwe, mbahaye ikaze. Kuri uyu wa gatandatu mu murenge wa Munyaga hatangijwe igikorwa cyo gukora umuhanda ugana Nyagakombe. Umuhanda wari warangiritse ku buryo bugaragara, ariko abaturage no kwishakamo ibisubizo bakaba bawutekerejeho kugira ngo bawusane. Ubuyobozi bw'umurenge wa Munyaga buyobowe n'umusigire w'umuyobozi wacu wa Munyaga bwagarutse ku kibazo kigenda kigaragara kivuga ku bantu badatanga ubwisungane mu kwivuza ndetse n'abantu bakica umutekano. Umuyobozi yakomeje ashishikariza abaturage kuba bajya muri Ejo Heza nka gahunda nziza yo kwizigamira by'igihe kirekire, nuko abaturage nabo babaye mudatenguha cyane ko baba barabyisanzemo, baza kumwemerera yuko bagiye gukomeza gutanga umusanzu wa Ejo Heza kugira ngo bazagire amasaziro meza. Amakuru yacu reka tuyakomeze mu mudugudu wa Rudashya, aho ubuyobozi bukomeje gushishikariza abaturage kuba bakubaka ubwiherero bwujuje ibisabwa, harimo gukurungira ndetse no gusakara ubwiherero, kubupfuka ndetse no kubukinga. Abaturage babiganiriyeho ubwo bari mu nteko kuri uyu wa kabiri yabaye mu cyumweru gishize. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku buyobozi
ubuyobozi bw'akagari ka Nkungu bukomeza gusaba abaturage kohereza abana ku ishuri binyuze muri gahunda yo gukura umwana mu rugo mu buryo kugira ngo bateganyirize abanyeshuri ejo hazaza heza. urakoze cyane, urakoze. Rekera ngira ngo ahari uyu ni papi. Oya, uyu nguyu Ndahiro Valens papi, ndakubwiza ukuri ufite ngenda mu birenge byawe watatswe, ariko watatswe neza kuko urimo urakura, uri gusaza. Uyu nawe yagufasha. Icyo twavuga ngira ngo aravuga amakuru meza neza, kandi dufite hano umuntu, dufite umunyamakuru hano kuri Radio Izuba. Nabikubwiye ngira ngo ahari, kandi mfite ikiganiro bundi nabikubwiye twabiganiriyeho, ariko ningereyo uko byenda kose iyi nusi ikiganiro ndaje ndacyohereza kuravuga amakuru meza neza. No ngo ikintu cya mbere ufite impano, buriya kuvuga amakuru ni kimwe, ariko hari akantu bamwe bakunda kwibagirwa ko gutanga ikintu bita incamake. Uburyo witsa mu makuru, uburyo wataka indi nkuru ni byiza cyane, kandi komereza aho ngaho bizaca. Murabo dufite abantu benshi badukurikira hano, buri wese abona impano. Ego, ikindi kintu najya utuma turasoza tugana ku musozo, ni hagira undi muntu wongera kwiga akujya amafaranga kubeshye ko yagufasha. ubu namaje guhumuka. Ikindi cya kabiri nakubwiye kare tuganira, nakubwiye ngo fata imana imwe, wifata wifata ibintu bya comedy, ngo ufate ubunyamakuru, kuvuga amakuru, ngo ufate ntago byose, ufate ubusesenguzi ntago byose wabishobora, ufata ingingo imwe akaba ariyo izwi. Ngira ngo ahari tuzi umukinyi muri iki gihugu wigeze kugira ikibazo cyo kubura umwanya n'umwe, nungu birahari. Umuntu bita wo muri polisi bita ngo ni kapiteni wa polisi, yagize ikibazo akina muri defense, akina kuri kabiri, agagenda kuri gatatu, muri defense ajyamo, na polisi hari igihe yigeze kugira ikibazo mu mutuku, ajya mu izamu, ni umediateri, ni umwataka, ni umuwinga. Bisanga wabuze na hamwe, ni naho mpagaze. Umutoza aravuga ati se ndamuhamagaraye, ni umwataka, ni umuzamu, ni umuwinga, ni umediateri, ahandi muhamagare ni he? Nawe urafata inuza imwe uyimenyekaneho, yaba ariyo nizagufasha, kuko ifashe ikintu kimwe ukavuga ngo kino kintu kizemo imbaraga, kiragubara kirakuzamura, kuko hari ubwego ugenda ugeraho kubera ko wafashe ikintu kimwe ukakizuberera, ukumva yuko nyine kikurimo. Ariko ifata utuntu twose bisanga nta na hamwe uri gukora ikintu neza, sibyo? Nk'ubu nabo ngo nta kindi kintu ngemba ndibwisangamo habe na rimwe. Nuba ngo akazi kanjye n'ubusesenguzi, nibyo nisangamo. Urumva nicyo kintu nkora, nkumva mbohotse, nkumva ndirekuye, nyikoze neza. Nawe rero gikore neza, ufate ikintu kimwe, kandi icyo kitangazamakuru mu cy'ukuri gikora neza. Iby'amashuri byo bizaza, amashuri ni meza iyo umuntu yafite, ariko iyo utayafite ikindi kikurengera nuko ukora ikiganiro, impano ufite ukayikoresha neza. Hari abantu benshi nabakubwiye batize, namukubwiye umuvandimwe, namukubwiye ku isibo, ni umunyamakuru kandi ukomeye, ntago yize. Namukubwiye nuza Jihad, ntago yego Jihad. Nubanga abantu bose ntago kwiga ni byiza. Watanze n'ubuhamya, ababyeyi babyumva, gerageza umwana wawe yige, abana bajye kwiga. Najya dusoze dusoza gira akantu ubwira abantu cyangwa abakunzi ba Doto TV show, nimba hari ikintu wumva wabasaba, inama, inyunganizi, ndetse n'ikindi kintu wababwira tukagana ku musozo. Munyihanganire gato, oya ntacyo. uyu nguyu nawe ni umuvandimwe, tuba turi gufatanya amfotora. Ubwo rero inama, ikintu navuga, impano yanjye ntekereza ko yomba narakomeje amashuri, mba ndi kuyasoza, cyane ko nagiye numva n'agafone kampamagara nka gutya, kamyase bimeze gute, ufite diplome, nkazira icyo kintu cyo kuba ntarize. Navuga nti umubyeyi wese urimo urera ushaka kugira ngo umwana we ejo azamubera igisubizo kumubera ikibazo, namujyane ku ishuri, nabona nta n'ubushobozi, afata amaguru ye ajye ku murenge, asaba ubushobozi, ubuyobozi bwacu buradushyigikiye, ubufasha, umwana yige, n'ibyanga wanemera ukanavunika, ariko umwana akiga. Ikindi cya kabiri, urubyiruko niwe ufite impano yigaragaze. Buriya ngo impano mbi ni y'ubujura, ni y'uburozi, icyo cyo rwose uba warangiye. Ibindi byose bigaragaze, ukorera igihugu cyacu, ubundi wizere n'Imana, usenge, uvuga ati ibintu bizacamo. Ikindi kintu ngewe nakwisabira ku giti cyanjye,
nuko abakunzi bacu ba .all TV, abakunzi banjye, abakunzi mbese bose bakunda ibintu dukora bajya badushyigikira, kubera yuko njya ntanga urugero rwiza nkavuga nti niba umuntu wese ahinga akagura isambu atazi ngo imvura izagwa kuwa mbere, akarima akagura imbuto akagira ate, yarangiza agagenda agatera, ubundi akicara akavuga ati mana yanjye wambabariye imvura ikagwa nkeza. Yego. Kubera iki? abona umuntu urimo akora nawe umeze nk'uwo muhinzi uri mu rugo, kuki atamukorera ibyo yakamufashije mu bushobozi bucye afite akagira aho agera. Ikindi kintu navuga ni ukudaca intege abantu dusoza, ahubwo bagashyigikira abantu kugira ngo iterambere rizamuke. Niwanga kunshyigikira nanjye nkigira nabi nkaba imbobo, tuzahura nkushikuza ibyo wakoreye, ariko nunshyigikira ahubwo ariye nzagufasha kugira ngo nkushyigikire nawe uzamuke mwiterambere. Murakoze cyane. Ngira ngo ahari urumva n'icyo asaba, yatanze inama, inyunganizi, yagerageje byose. Nabwiye ngo iyi ni .all TV show. Yego. Ngenda babwira ngo ni Claude wa Ngoga wa Gahondogo, mwene mutarambibwa wagatwa, wowe urinde twibwire. Comment, share byose birakenewe. Inyunganizi nziza, nubwo yavuze ngo guca umuntu intege, ariko iyo uhaye umuntu igitekerezo cyiza ukamuha, no ngo niyo wagaye umuntu ukamugaya kucyo yakoze atari uvuga ngo si bibi, ushobora kumbwira ngo wowe uravuga nabi, mikoro biravuga nabi, sabuni raza nabi, kubera ukuvuga buriya ubu nzamuye hari ikintu ubu mfashije, ariko tuba dukeneye buriya mbere na mbere ngewe ikiganiro nyirebaho comment, kuko umuntu agwaye comment utitaye ngo ni nziza cyangwa nimbi abakuzamuye. Ntukange umuntu ukugaya, akuzagaye umuntu ukugaya ku kintu utakoze. Iyo umuntu akugaya ku kintu utakoze uburaho wikosora, ariko iyo umuntu akubwiye icyo wakoze ugira uko wikosora. Uyu yari Eric yivuze birambuye, mu by'ukuri yagerageje. Mwene mutarambirwa wa Ngoga wa Gahondogo Claude, wowe urinde. Twasoje, Imana ibaha umugisha, ibishimire amafoto meza, video, ubukwe.